Iyi ni inkuru nyayo reka tuyitangire gutya. Uyu mugore yitwa Luz. Umunsi umwe ari mu rugo ndetse n'umugabo we ari hanze ari gukata imodoka yamubyara we akamuze kukibuka ku buryo butunguranye. Mu rugo bari hahise hafatwa n'inkongi y'umuriro. Boom. Luz ari imbere n'ubwoba bwinshi kuko afite abana batatu mw'imbere mu nzu. Yesi yohereza vuba abana babiri hanze bakuru byihuse. Ahita yiruka mu cyumba cyo hejuru ngasanganira umwana w'umubebe w'umukobwa aho yari aryamye muri berso. Reka tumwite Teta. Luz akomeza azamuka hejuru n'umwotsi mwinshi wahuzuye n'umuriro atangiye ndetse yewe no gushya. Atanareba neza gusa yanga ko Teta amusiga mu cyuma ngahiremo. Ageze ko ari karyamye hejuru aramubura. Yakuriba umubebe asanga Teta ataryamye. Ata umutwe bazo ko bigenze kandi Teta yari aryamye muri berso mu minota mike cyane yarishize. Bimaze kumucanga n'umuntu umaze kwiyongera ari no gushya ahita asohoka byihuse ngo yitabare. Agenda atabonye Teta. Ubutabazi bw'ibanze bwahise buhagera ngo bazinye umuriro. Barujya mu nzu yose bazana amakuru atari meza yuko Teta atabashije kurokoka iyo nkongi y'umuriro yari mu nzu, kuko buri kintu cyose cyari mu nzu cyahiye ku buryo utanakimenya. Luz n'agahinda kenshi ko gutakaza umwana wari umaze iminsi mike avutse ntayandi mahitamo uretse kumurira gusa nta kindi yari gukora. Uretse gato aha rero niho inkuru ibera akaga. Nyuma y'imyaka 6 yose ibyo byose bibaye nakubwiye haruguru, Luz wa mugore apfuje akabebe Teta ari mu biro by'isabukuru by'umwana w'inshuti ye. Ni bya birori bisa nkaho nyina birimo utwana twinshi birumvikana. Muri utwo twana rero Luz aza kubona akana gato k'agakobwa gafite fosette. Luz akikabona neza abona ni nka fosette nk'ize photocopy. Luz bimwanga mu nda abona ko kakana basa ndetse gasa n'abana babiri bande 100%. Ahitizira ko agakobwa gato ari Teta yaburiye mu nkongi y'umuriro, dore ko atigeze akabona muri crib cyangwa abana ba firefighters nibigeze bakabona cyangwa abona umurambo wako, dore ko hari hakongotse ibintu byinshi kubyo utari kumenya ikintu cyari cyo cyose cyari mu nzu. Rero byanga byakunda Teta ntigeze ashya. Hari uburyo yaba yarasohotse mu nzu mbere y'uko inzu yose ishya. Uko niko Luz yahise yibwira. Bishoboka bitese. Gusa Luz arizera ko ari Teta. Luz arabizi ko atagira ngo yibe umwana abonye aho ngaho ngo amushimute kandi ari umuntu wamuzanye. Rero Luz agomba gushaka ibimenyetso simusiga ko uwo mwana ari we Teta yabuze imyaka 6 ishize. Birakaza. Niko rero guhita hamagara Teta amubwira amujisha yuko ngazamukureho gamu yamufashe ku musatsi. Ubwo Luz asa nk'uri kuyimukuramo ahita amukata udusatsi 5 adushyira muri plastic bag ngo azadukoresha pima DNA y'ako kana ngarebe ko koko ari Teta umwana we yabuze imyaka myinshi ishize. Gusa ikibazo cyari gihari, polisi yafunze ikirego cye igihe kinini gishize. Niba ari kwemera kugitangiza byoroshye ahita muri kugiha State Representative Cruz. Baza guhura bakora inama y'isaha n'igice amwinginga ngo amufashe muri icyo kirego. Cruz birangira yemeye kumufasha. Bitabohereza umusatsi kuri District Attorney umushyashya mukuru. DA ahita afungura iperereza wa musatsi barawupima. Bakigupima neza bimwe Luz yakekaga asanga ari byo. Kagakobwa gato k'imyaka 6 yasanze muri birthday party asanga ari wa mwana we Teta yabuze muri ya nkongi y'umuriro kera. Bahuje DNA 100%. Rero ni gute Teta wari uryamye muri berso imyaka 6 ishize inzu iri gushya yaje ko wa mwana bahuriye mu birori? Ibishoboka bite? Reka dusure inyuma mubwire uko byagenze. Uyu mugore mushije mu nkuru yitwa Caroline biragaragara ko atwite ndetse n'ibyo abwira n'abandi bose. Gusa mu by'ukuri ntabwo atwite nabusa, nuko akunda kuvuga ko atwite kandi atari byo, bisa nk'umusazi kuri we. Gusa Caroline atangiye guhangayika kuko nyuma y'amezi 9 abantu bazamubaza uko yabyaye buri gisubizo, kandi koko birumvikana amaze amezi arenga 9 abeshya yuko atwite. Nyuma gato rero umunsi umwe iyo modoka yigira ikibazo cy'amafiri, arayifata ayijyana kwa mubyara we ngo ayimukanikire. Gusa mubyara we no mu bisekuru bya kure ntago amuzi neza, gusa n'umukanishi amazina ye ni Pedro nimba mumwibuka neza ni wa mugabo natangiye mvuga inkuru igitangira. Rero Caroline ajya mu nzu kwa Pedro mu gihe ategereje ko imodoka ikorwa, ari naho umugore Pedro ari. Uwo mugore n'uyu nta wundi Luz twavuze kuva kare inkuru igitangira. Igihe ari aho Caroline amenya ko Luz afite umwana ukivuka uryanye muri crib. Rero Caroline akibona Teta aramwifuza cyane, yifuza kumutwara kandi ataruba, ahita acura umugambi mubisha. Igihe imodoka ya Caroline imaze gukorwa ajijisha nk'usezeye, gusa mwibanga bucece
aca ruhinga nyuma akongeza umuriro mu nzu kwa Pedro na Luz hamwe twatangiriye igihe bari guhuzagurika. Inzu iri gushya igihe bari guhuzagurika mu nzu. Hasi Caroline yiba wa mwana Teta amukuye muri berceau amushyira mu modoka aramwiba aca haragenda. Uko niko Caroline yibye Teta igihe yari aje gukoresha imodoka. Ubwo wa mwana yibye Teta aba rero yerekana ko yabyaye kandi atari byo. Muri cya kinyuma yaramaze iminsi abeshya ko atwite, abeshya ko yabyaye Teta kandi ari umwana yibye wamubyara we ngo mu bisekuru bya kure. Arera Teta nkaho ari umwana we. Nyuma y'imyaka 6 Teta yibye kwa Luz amutwara muri birthday party, ari nawe hahandi nababwiye ruguru yaje guhura na Luz akaba ari ndetse na wa mwana aketse ko ari uwe ndetse asanga ari uwe koko. Caroline yaje guhita afatwa na polisi, mugshot ye niyi ndetse ubu araregwa gushimuta n'ibindi birego byinshi. Yaje gukatirwa hagati y'imyaka 9 mike ndetse myinshi ikaba 30. Nyuma y'ibyo byose Teta rero yaje guhabwa ikaze mu rugo kwa mama we wa nyawe Luz. Iyi nkuru rero irangira uko ndetse irangira neza umwana yongeye guhura n'umuryango we. Ibi byose byabereye muri Philadelphia, New Jersey. Nanjye ndi Jean Luc Shema wabikwigeranyije. Murakoze, bye bye.